nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Umwami Yesu nabahereza umugisha. Mu mazina nitwa Nsengiyumva Elise. Nk'ibisanzwe uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ubushize twari twarebye inkomoko y'ubwoko bw'Abafilisitiya. Uyu munsi tugiye gukomeza tureba umugabo uvugwa cyane mu gitabo cya Esiteri wagambiriye kurimbura ubwoko bw'Abayuda witwaga Hamani. Turareba Hamani ni muntu ki, akomoka he, ndetse turebe n'iherezo rye uko Bibiliya bigaragaza. Kuko tubisoma mu gitabo cya Esiteri ibice byaho 3 guhera ku murongo wa mbere, haravuga ngo hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hamedata Umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakama. Ibi tubisanga muri Esiteri igice cya 3 ku murongo waho wa mbere. Uko bigaragara ngo hanyuma y'ibyo, nuko mbere hari izindi nkuru zari zatambutse. Ubundi igitabo cya Esiteri nicyo kivugwamo inkuru za Hamani cyane, ariko iki gitabo abantu bakunda kugarukamo cyane ni umwami Ahasuwerusi n'umugore we Vashiti n'Abayuda babiri, umwe witwa Esiteri n'undi bita Moridekayi, n'uyu dusomye witwa Hamani. Esiteri yabonetse kuko hari icyabaye, kandi Hamani nawe yaje hari impamvu. Mbere y'ibi ngibi umwami mu gice cya mbere yari yategeka ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, ngo niwe wategekaga ibihugu 127 byo mu bwami bwe bw'Ubuperesi, byaheraga i Buhinde bikageza mu gihugu cya Etiyopiya. Umwami ngo ari ku ntebe, ngo yatekesheje ibyo kurya, ngo hari mu mwaka wa 3 ari ku ngoma, ngo atekeshereza abatware be bose n'abagaragu be ibyo kurya, abakomeye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'imfura n'abatware b'intebe, ngo bateranire imbere ye. Ngo yamaze iminsi ngo yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe n'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe bihebuje. Yamaze iminsi igera mu 180. Ngo yerekanaga ubutunzi bwo mu bwami bwe n'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwami bwe bihebuje. Nuko ngo iyo minsi imaze kurangira, ngo atekesha ibyo kurya ngo n'ibyo kunywa kugira ngo ahereze ubwoko bwe. Hanyuma ari muri ibyo birori yaje gushaka kwerekana n'ubwiza bw'umugore witwaga Vashiti. Mu gutumaho mu birori umwamikazi Vashiti ngo yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yategekesheje inkone ze. Nyuma y'ibyo umwami yaje kugisha inama ngo abacurabwenge ng'icyo amategeko abivugaho cyangwa yabivugagaho kera, byarangiye ahawe inama y'uko umwamikazi agomba kumuca mu bwami akamwirukana, kugira ngo bibere isomo n'abandi bakuru b'abagore bose bo mu bwami bwe. Ibi nibyo byatumye n'ubundi bamugira inama yo gushaka umusimbura wa Vashiti, niko kumugira inama no gutuma gutoranya abagore bose bo mu bwami bwe, abakobwa, bakabazana imbere y'umwami, bakabagaburira, bakabatunganya. Umwami akazahitamo umugore umubereye uzasimbura umwamikazi Vashiti. Aha niho tubona umukobwa w'Umuyudakazi wari wararezwe n'umugabo witwa Moridekayi agaragaramo mu batoranyijwe. Mu gutoranijwamo bigaragara ko ahize abandi
kuko yabarushaga uburanga n'ubwiza umwami yamushimye, hanyuma aza gusimbura umwamikazi Vashiti. Uyu nguyu bishatse kuvuga ko uyu Moridekayi yakomokaga mu gisekuruza cyo umwami Sawuli yakomokagamo. Umwami Sawuli ni wayoboye Isiraheli bwa mbere nyine, kuko yabyarwaga na Kishi, kandi tubonye neza ko Moridekayi nawe yari mwene Yayiri, Yayiri mwene Shimeyi, Shimeyi mwene Kishi w'Umubenyamini. Bigeze mu bice bitatu nk'uko twabibonye, Bibiliya itweretse yuko umwami yakujije Hamani ngo mwene Hamedata Umwagagi amugira umutware mukuru, ngo intebe ye ayiha icyubahiro ayirutisha iz'abatware bose bahakanwa. Ngo abagaragu bose ngo babaga bari ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yarategetse, ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Ahangaha rero nk'uko Bibiliya bigaragaza, Moridekayi yari mwene Hamedata Umwagagi. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli mu bice bya 15 hagaragara neza Uwiteka Imana ahereza misiyo Sawuli yo kujya kurimbura ubwoko bw'Abamaleki, kuko ngo bagiriye ibikorwa by'urugomo cyangwa ibikorwa bibi Abisiraheli igihe bavaga mu gihugu cya Egiputa. Icyo gihe Imana yari irahiye iravuga ngo nzamaraho kwibuka kw'Abamaleki munsi y'ijuru, bitewe n'ibyo bari bakoreye Abisiraheli. Hano hambere Abamaleki bwa mbere barwanya Abisiraheli hari mu gitabo cyo Kuva ibice bya 17 uhereye ku murongo wa 8 haravuga ngo maze haza Abamaleki barwaniriza Abisiraheli i Refidimu. Mose abwira Yosuwa ati udutoranirize ingabo mugende murwanye Abamaleki. Ejo nzahagarara mu mpinga y'umusozi nitwaje inkoni y'Imana. Yosuwa abigenza uko Mose yamutegetse, arwana n'Abamaleki. Mose na Aroni na Hori barazamuka bagera mu mpinga y'uwo musozi. Mose yamanika amaboko Abisiraheli bakanesha, yayamanura Abamaleki bakanesha. Maze amaboko ya Mose araruha, ajyana ibuye bararimuteka aryicaraho. Aroni na Hori baramira amaboko ye, umwe iruhande rumwe n'undi urundi. Amaboko ye arakomera ageza ku izuba rirenga. Yosuwa atsindisha Abamaleki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kw'Abamaleki bakibagirana n'uwo munsi w'ijuru. Ahangaha bigaragara aho Imana yirahiriye ko Imana izahanagura Abamaleki mu bo munsi y'ijuru. Byari bitewe n'iki? Nuko ngo bakoreye urugomo Abisiraheli bavuye mu gihugu cya Egiputa, bagaturuka inyuma bakazajya bica abagore ndetse n'abana bo muri Isiraheli, ndetse n'abandi bose bari bashaje cyangwa abanyantege nke, bagenda babica. Bibabaza Imana. Imana niko kwirahira iravuga ngo izamara nko kwibukwa kw'Abamaleki mu bo munsi y'ijuru. Nanone Imana irongera bituma umugabo witwa Sawuli, nubwo atabikoze neza, Imana iramubwira ngo kuri buri kintu cyose n'umuntu wese wo mu Bamaleki ntagire na kimwe asigara. Sawuli yaje kwishakira iminyago. Ahangaha byatumye n'Imana imurakarira cyane, imutumaho umuhanuzi, umutambyi, umucamanza Samweli. Hano niho nagira ngo turebe neza, mbese
Hamani mwene Hamadate Umwagagi bishatse kuvuga iki? Tubonye ko kwa Sawuli hari umugabo yarokoye witwaga Agagi, nk'uko twabibonye tubibona mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice bya 15 umurongo wa 32. Aravuga ngo maze Samweli aravuga ati nimunzanire hano Agagi umutwe w'Abamaleki. Nuko Agagi aza ahari akimbagira aravuga ati erega intorezo z'urupfu ziracitse. Samweli aravuga ati nk'uko inkota yawe yahinduraga abagore imfusha niko na nyoko azaba imfusha mu bandi bagore. Nuko Samweli atemagura Agagi imbere y'Uwiteka i Gilugali. Hano Agagi bigaragara ko izina Agagi ni nk'uko bavuga abafarawo cyangwa ba Kayizari, biba bishatse kuvuga umwami wabaga uyobora ubwoko bw'Abamaleki. Bishatse kuvuga ko na Hamani nawe yakomokaga ibwami cyangwa mu bami. Hamani yakomokaga mu bami bayoboraga ubwoko bw'Abamaleki. Bishatse kuvuga ko Hamani nawe yari uwo mu bwoko bw'Abamaleki. Aba Bamaleki nk'uko Bibiliya bitwereka mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 36 ku murongo wa 12, haravuga ngo kandi Timona yari inshoreke ya Elifazi mwene Esawu, abyarana na Elifazi Amaleki. Abo ni bo buzukuru ba Ada muka Esawu. Esawu umuvandimwe wa Yakobo yabyaye umuhungu witwa Elifazi. Elifazi ashaka umugore witwa Timona cyangwa inshoreke, babyarana umuhungu witwa Amaleki. Uyu witwa Amaleki niwe wakomotsweho n'ubwoko bw'Abamaleki bari batuye mu butayu bw'abatwavugaga. Ikigaragara cyo hagati y'Abisiraheli cyangwa y'abakomoka kuri Yakobo ndetse n'ubwoko bw'Abamaleki harimo amateka y'urwangano rukomeye cyane guhera kera. Ndetse si naho gusa, no guhera kuri Esawu ndetse na Yakobo naho hari amakimbirane yaturutse cyangwa inzangano zahavuye yuko Yakobo yariganyije Esawu akamutwara umugisha. Byarakomeje rero bigera ku Bamaleki, birakomeza kwa Esawu, uretse ko Imana yari yarirahiye ko itazigera yemera ko Abamaleki babaho munsi y'ijuru bitewe n'ibikorwa by'urugomo bakoreye Abisiraheli. Bigeze rero mu bwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi ku Bayuda bari barasigayeyo baranyazwe, abandi igihe bari baratashye hari abasigayeyo, ndetse na Hamani wari warakujijwe ariko ari wo mu bwoko bw'Abamaleki. Igihe Moridekayi yangaga kumupfukamira amaze kumenya ko ari n'Umuyuda, yaravuze ngo ntabwo nshobora kwica Moridekayi wenyine, ahubwo akwiye kurimburanwa n'ubwoko bwabo bwose. Hano twari turi kureba inkomoko y'uyu mugabo witwa Hamani. Turebe ni muntu ki, tureba akomokaho, nanone tuze kureba n'iherezo rye. Bibiliya uko bigaragaza yarakomeje arahatiriza kugeza n'aho yaje gutanga amafaranga ashaka kwicisha Abayuda bose, agashyira mu bubiko bw'inzu y'ibwami. Mu bice biri imbere cyangwa mu gitabo cya Esiteri niho hatwereka ko Moridekayi yamaze kubibona ngo ashishimura imyenda, ngo agana ku marembo y'ibwami, ngo avuze induru. Si we wenyine wabikoze, hamwe n'Abayuda bose ngo biyiriza ubusa bacura umuborogo. Abagaragu b'umwami cyangwa ba Esiteri babigeza kuri Esiteri. Esiteri atuma kuri Moridekayi amuhereza imyambaro ngo yambare, arangije arabyanga, kugeza n'aho Esiteri yaje kugira inama Abayuda ngo biyirize ubusa. Kugeza icyifuzo ku mwami byaje kurangira rero Abayuda badapfuye, hamwe n'uwashakaga kurimbura Moridekayi n'Abayuda bose atabishoboye bitewe n'uko Imana y'Abayuda yabarokoye.
hanyuma yari yateguye igiti cyo kumanikaho Moridekayi mbere y'uko baza guhura Unkera na Esiteri, ariko ntibyakunze. Igiti yari yarapanze kumanikaho Moridekayi niwe wakimanitsweho, kandi yumvaga ko ari we munyacyubahiro. Igihe umwami yamubazaga mbese umwami akunze kubaha bajya bamugenza gute, avuga ibintu byose umwami ukuntu bajya bamutambagiza, bagashaka umunyacyubahiro, bagashaka ifarashi y'umwami n'imyambaro y'umwami, kuko yumvaga ko ari buri bubikorerwe. Umwami amutegeka ko adakuyemo na kimwe abikorera umuyuda witwa Moridekayi, kuko yari yaratabaye umwami mu bugambanyi bwamukorewe, ariko ntiyahabwa ingororano. Igihe yapangaga kumwica, kumumanika ku giti, Imana ibuza ibitotsi umwami Ahasuwerusi mu gusoma igitabo cy'ubwiru, amenya ko umugabo witwa Moridekayi atagororewe. Si Hamani gusa byagezeho, ahubwo n'abari bafatanyije mu mugambi na Hamani n'abo mu nzu ya Hamani bose barangije baricwa. Ibyari kugirirwa Abayuda biba ku banzi babo, niko birangije bivuga. Ni uko iherezo ryaje kurangira. Bigaragara ko gusenga, igitabo cya Esiteri kigaragaza ko nubwo nta zina ry'Imana rikigaragaramo, ariko hagaragara mu kuboko kw'Imana ko gutabara ubwoko bwayo, ko gutabara abayisunze. Bigaragara ko mu gusenga havamo igisubizo, havamo gutabarwa. Bigaragara ko Imana yari ikomeje kurengera ubwoko bwayo. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha.